Hello my people, hello. Bakunzi ba Adsense, uyu munsi nifuje kubashimira mbikuye ku mutima, nifuje kubagezaho ibyishimo ndetse n'umunezero ntewe namwe kuba naratangiye channel mbagezaho amakuru atandukanye, mukamunyereka ko muri kumwe nanjye, mukamunyereka urukundo. Nifuje kubashimira uyu munsi, ndi kubashimira tumaze kugira subscribe 3450. Ibyo byose ni ukubera urukundo mudukunda ndetse mutwereka ko ibyo tubagezaho mubyishimira. Ikirenze kuri ibyo, kinteye kubashimira cyane no kumva nta kwiharira n'ibyishimo mfite, nuko namaze kwakira Adsense pin all the way from Google in the USA. Ndabashimira rero, nifuje kubashimira, ariko kw'ibyo ngibyo ntago nakwihererana ibyo maze kumenya cyangwa se utuntu dutandukanye maze kumenya kuri YouTube. Hari abantu benshi bifuza kuba batangira YouTube channel, ese bibaza se ni gute nagira monetization kuri YouTube yanjye, se byagenda gute, ni gute nafungura channel. Ibyo byose ngiye kubicamo kugira ngo waba byifuza atangire. Mbere na mbere, kugira ngo ubashe kugira YouTube channel ugomba kuba ufite Gmail account. First of all, you have to have Gmail account on YouTube. You have to have Gmail account. Ko tuzi ko YouTube ni part ya Google. Gmail ni part ni kimwe mu bigo bya Google. So ugomba kugira Gmail cyangwa se email ifunguye muri Gmail. Ya email niyo ucaho none ukabasha gufungura YouTube channel. Kuvuga gufungura YouTube channel, ugomba kuba ufite Gmail cyangwa se email wafunguriye muri Gmail. Hari procedure ucamo ugafungura YouTube channel, ariko mbere na mbere ugomba kuba ufite iyo email account. Iyo urangije gufungura YouTube channel cyangwa se mbere yo kuyifungura, ugomba kuba utekereza, ese ni ibiki nzajya mpostinga, nzajya ncisha kuri no channel yanjye abantu bakwishimira, cyangwa se aricyo mu cyongereza bita niche. What is your niche? Niki uzaha abagukurikira, niki uzajya ubwira abagukurikira? Se ni vlogging, ni ukubamenyesha amakuru ya either ya sport, entertainment, touring, politics, se ni kwamamaza imyenda, inkweto, se ibiki. Ugomba kumanza kumenya ese niche yanjye ni iyi. Noneho iyo content, aricyo twita iyo niche cyangwa se iyo content kugira ngo noneho ya YouTube yawe ibashe kuba monetize, ibashe kuba yakwemererwa kujya muri YouTube partner programs, aribo twumva ngo barahembwa. Ugomba kuba hari condition ugomba kuza kugira ngo ube monetize, channel yawe ibe monetize. Aricyo cya kabiri ngiye kuvuga. Iyo content yo creatinze igomba kurebwa na ba bantu bawe, noneho ababikunze bagakora subscribe, as you did my fellow lovely family of Adsense. Nkuko mwabinkoreye mukabinkorera, cyangwa se n'abatari babikora bagiye kubikora nonaha, gukanda subscribe. Ba bantu bakanze kuri subscribe, aho ngo uri kubona handitse subscribe, aho ngo bakoze subscribe byibura bageze ku 1000. Usabwa kugira byibura abantu bageze ku 1000 biyandikishe bakoze subscribe, ndetse no kuba bararebye content yawe amasaha 4000 byibura mu mezi 12. Byibura mu mezi 12, ariko bitavuze ngo bibaye mu mezi 2, bibaye mu kwezi kumwe, bibaye mu mezi 5, ufite za subscribe 1000 n'ubundi uba monetize, channel yawe iba monetize. So icyo usabwa ni iki? Ni ukora content abantu bareba bakayikunda bagakora subscribe, noneho ukuzana ya masaha 4000. Ariko ikirenze kuri ibyo ngibyo, ntago content ukora igomba kuba irimo content z'abandi. Content z'abandi zatuma bakurega
ko watwaye content y'abandi baguha icyo twita strike. Ni igihano kiva hashize amezi 3 cyangwa se iminsi 90, ariko iyo bya bihano izo strike zibaye 3, YouTube channel yawe barayifunga, barayihagarika, cyangwa se baba barakureze yuko wakoze copyright. Bya bihano bibaye 3 mu mezi 3 bahita bayihagarika. Ariko iyo igihano kimazeho ukwezi kumwe, nako iyo kimazeho amezi 3 nta kindi cyari cyazaho, ngo kiribagirana. Ariko mu gihe kitari kibagirana akazaho ikindi cya kabiri, kazi cya gatatu, YouTube channel yawe barayifunga. So nanone ya masaha cyangwa se ya masaha 4,000 na subscribe 1000 iyo byuzuye ugifiteho strike, nabwo ntago uba monetize. Ugomba kuba monetize nta strike ufite nimwe. Icyo gihe nibwo bakwemera kuba waba monetize. Noneho rero iyo channel imaze kuba monetize, igikurikiraho ni iki? Hajyaho no procedure zo kuba wakwemererwa guhembwa. Channel yawe yabaye yemewe, yujuje condition zo kuba monetize. None ugomba kuzuza form cyangwa se application yo kumonetiza channel yawe, kugira ngo channel yawe ama content yawe ushyiraho, ibyo uvuga, ibyo ucishaho byose, none bibe byabarirwa amafaranga, cyangwa se ugabane na YouTube ibyo yamamariza muri video zawe. Iyo umaze gukora iyo application, bagusaba gufungura account muri Adsense. Adsense nayo ni imwe mu mashami ya Google, nkuko twabonye Gmail cyangwa se YouTube ari amashami ya Google. Ifite ndetse n'indi shami ryitwa Adsense, Google Adsense. Ino Google Adsense nimwe YouTube ihembera abantu bafatanya nayo, aba yamamarizaho, abafite blog akorana na Google, ibyo bahemba nkabyo bica muri Adsense. The same no kuri YouTube. Rero iyo umaze kuba monetize, channel imaze kuba monetize, usabwa gufungura account muri Adsense. Aribyo ndi kubabwira uyu munsi, nakiriye pin yo muri Adsense. Ufungura account muri Adsense, ukabihuza na YouTube yawe. None YouTube yawe uko ikubarira ikazabitransferinga, nimba ari amadolari cyangwa se ari amafaranga YouTube yawe yinjije, ikayohereza muri account ya Adsense. None ya Adsense ikazayohereza kuri account yo muri bank yawe uba warafunguje, uba linkinze kuri ya Adsense account yawe. Naho mu gihe umaze gufungura ya Google Adsense ukayihuza na YouTube yawe, hari ibyo wuzuza, hari bisabwa kuzuzamo imyirondoro yawe, adresse zawe, location zaho uherereye, kugira ngo noneho iyo location impamvu bayigusaba kugira ngo bazakohererezeho ya pin ya Adsense pin, bakohererezaho ikaza ari envelope the same as this, nkuko iyi ngiyi nyifite, nkuko nanjye nakiri yanjye, bakayikoherereza ugakuramo pin ya wa mubare dusanzwe tumenyera ko batwohereza nko kuri telefone, none bawukohereza kuri envelope, igaturuka all the way from America to your location. Ukayipikinga, ukayuzuza kugira ngo verifying ko iyo Adsense iyo Google iyo Adsense account kari yawe. Bamara kubona kari yawe, none bakagusaba kuzuzamo bank account, bakazatransferingaho amafaranga yawe. So ndumva muri make ari ibyo ngibyo nabasobanurira, nabereka. Ubwo ubundi wakenera ikindi cyifuzo cyangwa se ubundi washaka ubundi bufasha bwihariye burenze kuri ubwo ngubwo, yanyandikira in comment cyangwa se yakanyandikira through email. I'm ready to reply. Nditeguye gusubiza, kandi ndabashimira cyane, mbifuriza ibyiza byose. Wifuza gukora YouTube channel, go ahead, tangira ubu ngubu, ntucike intege. Nubwo byatinda bizageraho bikunde.
wowe ukomeze ushyiremo imbaraga, ukomeze uharanire gukora content nziza. Thank you so much and God bless you.